tubahaye ikaze abakurikiranye ikaze TV 250. Uyu ni umwanya mwiza w'ikiganiro ku bagize sinema nyarwanda cyangwa se n'indi myidagaduro itandukanye. Njyewe mureba turi kumwe nitwa Ndayisaba Theogene, nasuye umwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda, aduha karibu kugira ngo tubashe kujyana nawe ikiganiro. Mwibutse ugikomeje kureba udukurikirana, fungura akazogera kugira ngo ujye udukurikirana, ukurikirane ibiganiro byacu uko bigiye bitambuka. Kora share cyangwa se ubiryohereze ahandi kugira ngo babashe kumva cyangwa se kureba cyangwa se kumenya imyidagaduro y'abantu cyangwa se y'abanyarwanda uko iteye ndetse n'inyigisho zirimo. Kandi utange subscribe, share ndetse na comment. Inama zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Murakoze cyane. Reka umutumirwa rero turi kumwe cyangwa se umuganirizi wacu kuri uyu munsi wa none abashe kuba yabibwira mwebwe mu mukurikirane. Murakoze cyane. Nitwa nyirasafari Seraphine, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Murakoze. Nyirasafari Seraphine. Hanyuma urakoze cyane rero kuduha ikaze hano mu rugo iwawe. Hanyuma mu rwego rw'ikaze TV rero turagushimiye. Hanyuma hari abagukurikiranye, abadukurikiranye, hari abarimo kukureba, abafite amayikara yabo barimo bakureba, ndetse n'abakurikiranye kuri YouTube live barimo bakureba. Hanyuma watangira ukabibwira bakakumenya, bakamenya n'uwo turi kuganira cyangwa se uri gutanga ikiganiro ku Ikaze TV 250 uwo ari we. Ni karibu rero, tangira wibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane. Jewe uri imbere yanyu nitwa nyirasafari Seraphine, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Murakoze. Nyirasafari Seraphine, ukaba uri umukinnyi wa filime nyarwanda. Hanyuma Nyirasafari Seraphine, uri umunyarwandakazi cyangwa se uri umunyamahanga? Urinde mbese Nyirasafari ni muntu ki? Ndi umunyarwandakazi, ndi umugore w'abana 3 n'umugabo. Murakoze. Muri make urabona ko Nyirasafari dusanzwe tumuzi nk'umuntu ubona ugira amahane, ariko uyu mwanya ni umuntu uvuga makeya, namwe murimo murabyibonera. Ni umuntu uvuga makeya, amagambo ye arabaze, ntabwo ari nka kwa kundi twajyaga tumubona vuga tumubona ku mbuga nkoranyambaga muri sinema nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda. Hanyuma Nyirasafari Seraphine, uyu mwanya turi kumwe wa none watubwira, hari aho tujya tubukubona muri sinema nyarwanda ugira amahane, hatutaza no kudukubita cyangwa se ukatumenera kamera sindi. Ese aya mahane kuko usanzwe urayagira? Mu buzima busanzwe rero Nyirasafari Seraphine uri imbere yanyu, ndi wa muntu ukunda gucisha makeya, uvuga amagambo makeya, mbese uzi kubana n'abantu, kandi uko bambona siko ndi, ni ukubera impamvu z'akazi. Seraphine ngo ni kubera impamvu z'akazi. ubusanzwe iyo uri mu rugo nkangaha byumvikana ko uri umunyamahoro, n'ubu turimo turakubona amagambo yawe ababaze uvugaga, ariko iyo uri mu kazi nyine ugomba kwitwara nk'uko ako kazi kameze. Ibyo nibyo. Hanyuma Seraphine, uyu mwanya wa none sinema nyarwanda ni iki? Uyu mwanya wa none rero sinema nyarwanda ni ishusho umuntu abasha kureba agakuramo icyigisho, cyangwa se ni ikintu umuntu akora kugira ngo abashe kwigisha abanyarwanda, umenya aho uva n'aho ujya, ubasha gusobanukirwa uko ubuzima buhagaze muri iyi minsi, ukabasha kumenya icyerekezo. Uko umuntu ubasha gukurikirana sinema nyarwanda abasha gukuramo ikintu cyamwubaka cyangwa kimufitiye umumaro cyangwa cyubaka sosiyete nyarwanda. Murakoze.
Okay, urakoze cyane nyirasafari. Birumvikana ko ni imikino, nimwe mu mikino y'imyidagaduro abantu baba bakina, ariko ifitemo role cyangwa se ifite akamaro umuryango nyarwanda. Hanyuma watubwira amafilime wagiye ukina, ese umaze gukinira amacana ngahe ko tukubona ku macana agiye atandukanye, ubundi nangahe? Watubwira ahantu hambere watangiriye gukinira? Nabanje gukinira cano yitwa Ifura yanjye. Uyu munsi wa none ndimo gukinira cano Ikaze TV 250. Murakoze. Hanyuma nyirasafari Seraphine, rero urakoze, utubwiye ko nyine agiye ukinira amacano agiye atandukanye. Mbibutsa yuko turi kumwe n'Ikaze TV 250 ariyo muri gukurikiranaho ibi biganiro biri gucaho. Hanyuma Seraphine, ese ujya unandika filime? Ujya uzandika? Nk'ubuse aka kanya nkubwiye ngo unyandikire nk'akantu, genda unkinire nk'akantu gatoya, wihimbi ako kanya gafasha abanyarwanda, cyangwa se katuma hari ahantu kavana umuntu agafatamo umwanzuro, wakankorera kankore katarenze nk'iminota nk'amasegonda 15 turebe. Umva nyirama, njya mbona utita ku mugabo wawe nk'uko bikwiriye, kandi umugabo ni iboro, urangare gatoya abandi bagore bamujyane, uzicuza. Uzamukuza yiki? Nushaka umwiteho aragukeneye. Umvikana ko ubwiye ubwo abo buriye igitsina gore, ukibwiye ko badafashe neza abagabo babo, hanze hari ababakeneye, umugabo ari boro. Ese ko urumva ko nta igitsina gore wigishije ku bagabo, ushobora kugira icyo wavugaho wabigishaho? Okay, katubwiye nako kamasegonda make. Damasenti, kubera icyo utita ku mugore wawe. Umugore wawe kera utaramuzana yari mwiza, umutereta, wirirwa umubwira ko ari sheri, wirirwa umubwira ko umukunda, umubwira ko wamuha n'ijuru, kandi ntaryo ufite. Ariko uyu munsi wa none wabonye umaze kumubyaza abana 2, 3, 4, urangije umubona nk'ikintu kiraho kidafite gahunda, uhita ubona hari abandi bamuruta. Umwambitse neza, ukamusiga, ukamugira neza, ukamukorera imisatsi, ukamugurira inkweto nziza, ukamuhisha koshi nziza nk'abandi badamu, ntabwo yasa neza. Ahubwo urwo wirukanga inyuma ya turiya dukobwa ngo tuzi kwambara mini, ngo tuzi kwisiga tugatukura, ngo tuzi kudefiriza imisatsi ikagera mu bitugu, ariko nyamara umugore wawe nawe yaba mwiza nk'abari abakobwa ubishyizeho umwete. Ngewe rero inama nakugira Damasenti, ni ukuva mu buraya ukareka buriya bukobwa buri ari kunyuma n'abagore b'abandi, ugagira neza umugore wawe ukareka ko adasa neza nk'abandi, wajya umureba ukumva guteye ishema. Urakoze cyane. Izo ni inyigisho rero ku Ikaze TV 250 zirimo zitangwa, ngira ngo Seraphine arababwira. Hanyuma Seraphine, ducunguje umwete mukeya kugira ngo tugende, watubwira nka filime wagiye ukina, nka filime wakinnye, ibyibura tubwire filime ya mbere wakinnye uko yitwa. Filime ya mbere nakinnye yitwa Kuyoba. Yego. Nakinaga ndi wa mugore, umugabo wanjye bamubwira amagambo, bamubwira ko ndi ikigore kibi, bamubwira ko mbese yiteye umwaku. Ariko nyuma aje gusubiza amaso inyuma asanga ninjye mugore mwiza, arahinduka, byose arabireka, ibyo yararimo abivamo. Murakoze. Hanyuma ubu ngubu filime uri gukina ni yitwa ngo iki? Umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari bishatse kuvuga iki? Ubundi umuntu ni ikimwihishemo, ushobora kugendana n'umuntu ariko utazi neza umuntu icyo ari cyo, ariko umuntu yakwiyeretse ubasha kumenya umuntu neza uwo ari we, kubera ko umuntu ni umuntu akora ibintu bitandukanye n'ibyo warebaga ku isura si we muntu, ahubwo umuntu w'imbere niwe ubasha kugira ibyo yerekana ukamenya umuntu neza uwo ari we.
murakoze cyane rero abakurikiranye ikaze TV 250. uyu ni umwanya wa none mwiza w'ikiganiro ndetse no kuzamura impano no kumenya impano z'abakinnyi nyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi. kuri uyu mwanya wa none rero nyirasafari Seraphine niwe twari turimo tuganiraho, ariko hari byinshi cyane dusanze afite ndetse yibitse ibintu byinshi cyane. ariko nyirasafari karame, nk'ubu ngubu uwakubaza icyo sinema nyarwanda ikumariye wavuga ko ari iki? ikumariye iki mu buzima busanzwe? hanyuma watubwira icyo sinema nyarwanda ikumariye n'inyungu zayo. yego murakoze. ubundi sinema nyarwanda navuga ngo ni nk'ikibuga umuntu akiniramo n'abandi akabasha gusobanukirwa ubuzima bwa buri munsi, kubera ko sinema nyarwanda iyo uyikina uri mu bwigunge, iyo uri mu bandi wumva wishimye. sinema nyarwanda iyo uyikina ubasha kwaguka mu bitekerezo. sinema nyarwanda iyo uri kuyikina ubasha gukira umunabi, kuko uhura n'abantu batandukanye bavuye mu mpande zitandukanye, barerewe mu miryango itandukanye. buri wese rero uko mugenda mubana ubasha kumenya uburyo umuntu abana n'undi, ukabasha kumenya aho ubangama, ukabasha kumenya aho wakwitwara neza n'uko wabana na bagenzi bawe. murakoze. Okay, urakoze cyane. hanyuma uwashaka kuza se mushobora kumwakira? umuntu washaka rero kuza muri sinema nyarwanda tumuhaye ikaze. turamwishimiye kuko sinema nyarwanda nashishikariza buri muntu wese wiyumvamo impano yo gukina filime nyarwanda, kuko yatera intambwe yo kuza tukamwakira, kuko harimo inyigisho zigisha abagabo, hakavamo inyigisho zigisha abagore bananiranye n'abagabo bananiranye, abakobwa b'ibirara n'abasore b'ibirara. sinema nyarwanda rero ni ikibuga umuntu wese akiniramo, yarangiza akibona muri bagenzi be ibi wananiranye akagerageza guhinduka bitewe n'icyo yakuye muri ya sinema nyarwanda. yahuriwemo n'abantu batandukanye bavuye mu miryango itandukanye, baje bahura bafite imico itandukanye, bityo bigatuma abasha kubana n'abandi neza. murakoze. hanyuma nk'umuntu ushaka kuba yaza kugira ngo yenda aze mu mufashe cyangwa se nawe azamura impano, yabahamagara ku zihe nimero? yaduhamagara kuri 078 53 44 68 murakoze. Okay, ubwo 078 53 44 68. yego. Okay, hanyuma ni iki kintu wabwira abantu bagukurikiranye n'abantu bari kutureba? ni iki kintu wasoza ubabwira? abantu rero badukurikiranye mbanze kubashimira ko umunsi ku wundi babasha gukurikirana ibintu byacu, babasha gukurikirana imikinire yacu, babasha gukurikirana ubwitange bwacu. nabo turabashimiye ko kudukurikirana ni inkunga ikomeye. n'abandi bataradukurikirana nkaba mbasaba kudutera inkunga yo kudushayiringa kugira ngo tubashe kugira aho tujya muri sinema nyarwanda dukina ya buri munsi. kandi noneho nkaba mbashishikariza nabo ko bakwitabira bakaza tukifatanya, tugafatanya kubwira abanyarwanda ikiri ku mitima yacu. murakoze. aha, murakoze rero cyane. yari Ikaze TV 250, tukwibutsa gukora subscribe, share and comment ndetse na like. hanyuma ukande akazogera, hano iburyo urahita ukabona, ukande karakantu kakazogera, ukande numara kugakanda kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. hanyuma nyirasafari rero, nyirasafari Seraphine, urakoze cyane kuduha ikiganiro. imana iguhe umugisha. aho utaha.